Imana yantumye ngo nze mbwire abanyarwanda ngo nimukanguke kuko mwari musinziriye. Nimukanguke kuko mudakangutse irakuraho uruzitiro. Rugeze ryari wa munyabitotsi we, uzasinzira ugeze ryari wa munyabitotsi we, ubwibone buraguheranye wa munyabitotsi we, ubusambanyi buraguheranye wa munyabitotsi we, ubutinganyi buraguheranye wa munyabitotsi we, ubujura buraguheranye wa munyabitotsi we, uzasinzira ugeze ryari wa munyabitotsi we, ujya mu bapfumu biraguheranye wa munyabitotsi we. Yambwiye ngo nze mbwire abanyarwanda ngo nimukanguke mugisinziriye umubara bageramo. Kurimbura Sodomu ndi kuntu byagenze. Sodomu ngo byari bigeze kuri rwa rwego uko umugabo usambana n'umugore abona bitagezweho, umugabo agasambana n'umugabo, umugore agasambana n'umugore, umukobwa agasambana n'umukobwa, ngo bari bageze mu isi y'iterambere. Bamwe karirimba ngo dore amazu meza twiyubakiye, urebe abagore beza twirongoreye, ziraryoshye ariko nubwo iryoshye, nubwo musinziriye mu kuryoha, ariko mubi nawe. Nabonye byageze ku rwego hasigara hasenga abantu bakuze, urubyiruko ntirwasenga, hasigara hasenga abasaza n'abakecuru. Rwose nabonaga bisinziririye, bari basinziriye ntacyo batwaye, barasinziriye. Niko muri mu abashama imyambi, nuko ko barasama imyambi urubyiruko cyane rwanyu, abana bacu. Mbona abenshi biga, abana biga, benshi biga bagiye guterwa n'umwuka w'ubutinganyi, bagiye guterwa n'imyuka mibi ibateza kunanira. Mwe mujye mugira ngo ubusirimu ngo ni iterambere, kandi ari abademoni bari kubakoresha babateze kunanirana kubera bya bitotsi byavuye kuri mwebwe abantu mwasengaga, bateze kunanirana, bamwe bica ababyeyi babo. Igiye kugira n'umuntu uri maso, utari maso arasigaye. Umuntu utari maso arasigaye, kuko yantumye ngo nze mbabwire banyarwanda, nta bantu muri Kongo, nta bantu mu Barundi, ni abanyarwanda bene wacu Imana ntumyeho ngo nze mbabwire ngo nimukanguke mugisinziriye, umubare babiba mu rukungu, mugisinziriye mugiye kunyagwa, mugisinziriye nimukanguke. Mugisinziriye uruzitiro ruravaho, twononwe bidufite ububasha, tugire ububasha. Rero ngo nimbwire abantu ngo musubire mu rwamariro, mwongere mwambare imbaraga z'umwuka wera. Imana igiye gushaka icyo bita imuri, ihana abantu bishyize hamwe nk'inzoga y'itende. Yaba ari ikiza ngo yaba ari ikintu nta kimana izabatwara. Mbabwire ngo iminsi irabaze. Mbona abo bana barananiranye kugeza kuri rwa rwego rw'uko umwana azaguka akica se, kubera iki? Za mbaraga z'abadayimoni ziri kumukoreramo. Abandi baba batinganye, bandura imyuka, bamwe biga, abandi bati biragorana. Abantu bakaba ngo ni ubusirimu, ubona ngo ni iterambere. Ntabwo ari iterambere, ahubwo Satani agiye gukoresha urubyiruko cyane kurusha uko mwabitekereza. Itegeke urutoki runyu kwanyu amaparu cyane. Ikintu kibabaje ni ukubona abantu Imana ibagiriye neza, bagiye mu Bushinwa, bagiye Dubai, bagakurangurira ahantu hakomeye, ariko bagakurikizaho kugira icyo bita ibitotsi. Ibitotsi ni ikimenyetso kigaragaza ahantu hari intege nke. Burya umuntu uri mu bitotsi akenshi na kenshi, burya wamujyana aho ushatse. Hari umuntu asinzira ukamuterura, ushobora guterura ukamuvana n'ahangaha akaba yagira mu ntara ataramenya ko wamugeye kubera iki bitotsi. Abantu bari kwikora ibyo bashatse nuko basinziriye bajya mu bitotsi. Imana yamwe nzinze mbabwire ngo mukanguke, mudakangutse bamwe murahomba ibyo mwakoraga mudakangutse. Umwuka wera ngo byararangiye kubera ko mwabonye amashwapu, abandi mujya mu Bushinwa, abandi mujya Dubai, byababereye Imana. Ariko izo Mana mwiringiye, Imana iraje zikureho ibyo mwari mwingiye, bigiye kubahombera, bigiye kubahemba. Nyuma yaho nagiye kubona mbona amadini menshi cyangwa se amatorero menshi y'amadini menshi abaye nk'amasoko. Abantu kujya binjiramo nta kibazo, bakaza mu rusengero nk'abajya mu isoko badatinya Imana, batinyutse. Ushobora ngo tujye kujya mu gihe cy'uko abantu batinyuka Imana, umuntu akajya aza yavuye mu bapfumu nta kibazo, akajya kurimba akaririmba.
bakaririmba rwose, mbona abantu baratinyutse, habaho icyo bita ubugwe bwinshi, ariko abantu bagwa bagisenga. Kubera iki? Bararashwe mu mwuka barasinzira, ariko mu mubiri barakanuye. Bari kumenya gukontorora ibyo mu mubiri, kuba bamenya gushaka amafaranga, bakumenya kubikontorora, bari kumenya kubibishyira mu murongo neza, ariko iby'Imana byo barasinzira, bapfa mu mwuka, abantu bapfa bahagaze. Tugiye kuririmbisha abantu benshi bapfuye bahagaze, hagiye kubwiriza abantu benshi bariyo kubwiriza ariko barapfuye bahagaze, hagiye guhanura abantu benshi ariko barapfuye bahagaze. Ntawe ntunze urutoki, mutaza kuntama ngo ndatuza abantu urutoki. Hagiye gusenga abantu benshi ariko benshi barapfuye bahagaze. Imana irahamwe ngo nimbwire abanyarwanda ngo mukanguke. Ni message ireba ukijijwe n'udakijijwe. Irahamwe ngo nimbwire abanyarwanda ngo nimukanguke kuko mugisinziriye. Hanyuma ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye ku mpera z'isi zitandukanye. Niba ari mu gitondo, gira igitondo cyiza, niba ari nijoro, gira ijoro ryiza. Hanyuma rero iyi ni Iramiro TV, hanyuma ngira ubuntu, ngize amahirwe yo kujya kugaruka ku Iramiro TV, hanyuma Imana ibampere umugisha. Rero ibitekerezo byanyu ni ingenzi, bijya bitekerezo mwandika, bijya dufata kandi tukabicishamo amaso tukabisoma. Hanyuma ku wakoze subscribe, umunywanyi, inshuti z'akadasohoka, akaba akora like, akaba akora share, ndetse agasangiza n'abandi, Imana ibaduhera umugisha kandi utagabanyije, turabasabiye. Hanyuma rero ku muntu mbonye ari ubwa mbere ku Iramiro TV, amazina yanjye ni Ntakirutimana Elia, ndi umugabo, mfite madamu n'abasore babiri, hanyuma ndi umukirisitu nakijijwe. Ibirenze kuri ibyo, Imana iduhara umugisha abantu tugiye kubana. Amen. Hanyuma ndumva muri iyi minsi hari message nzanye, nje kubwira abanyarwanda, hanyuma nawe waburimo, ntabwo ari abakijijwe gusa, n'abadakijijwe birabareba. Hanyuma reka dutangire dusenga Imana, tuze gutangira dusoma ijambo ry'Imana, ndetse tuze gutambutsa message cyangwa se ubuhanuzi cyangwa se ubutumwa bitewe n'uko bivuga. Imana yacu, Imana ikomeye, Imana Adonayi, Imana Shama, Imana Elohimu, Imana Arufa, Imana Mukama, Imana Shama, Imana ituye ukuntu ibigenza. Aya masaha aba n'abantu bawe tugiye kubana muri uyu mwanya. Halo belasi werivanedrai nosifo etazome. Ni inginzi Imana kugira ngo ize ibagirire neza tugiye kubana, bumve kandi bumvire, bahinduke kandi bahindukire rwose, bafite umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Nyemerera uzubane natwe muri byose, imbaraga mvajuze zibane natwe muri byose, mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti wapfaga mukazuka. Amen. Imana ibamugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Turasoma igitabo cya mbere, igitabo cya mbere cy'Abami, ibice 19:5 havuze ngo iki? Reka turasome. Aravuze ngo nuko yiryamira munsi y'igiti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye, marayika araza amukoraho, aramubwira ati byuka urye. 6 aravuze ngo arakanguka, abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we, ararya, aranywa, arongera ariryamira. 7 aravuga ngo marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri, amukoraho, aramubwira ati byuka urye, kuko urugendo ari runini rugukomereye, mwakeneza ijambo ry'Imana. Hanyuma dushimiye Imana ko itwemereye tukagera kuri izi kamera. Ni abanyarwanda Imana intumye ku banyarwanda. Yambwiye ngo nimbuze mbabwire ngo mukanguke kuko mwarasinziriye. Iki si igihe cy'uko abantu basinzira. Iki si igihe cy'uko umuntu ajyaho ngo adamarare. Udufite abantu benshi badamaraye, baradamaraye rwose. Aradamaraye ko ajya mu Bushinwa, byamuteje gusinzira, biza kuzamo n'ubusambanyi. Ubu ni umusambanyi ruharwa ariko mwibanga, kandi akaza kinaririmba, kuko yagiye mu Bushinwa yahuye n'ikintu bita ibitotsi, arasinzira. Amaze gusinzira, ubu ngubu urwego agezeho ni urw'uko yihishe mu murimo kandi akishanya ubusambanyi. Urumva yarakomeretse. Ikiva mu gusinzira, hagera rimwe na rimwe usinzira
wasinzira ukarota nabi. Bamwe bagiye bagasenga kera amasengesho yo kuraramo, umuntu yabaga yasinzira ukayakumva akoze n'ibidakorwa mu iteraniro, kumva arasuze, kumva nyine akoze ibidakorwa, kumva ararose. Haraho nigeze numva umuntu wasinziriye, amaze gusinzira baramubwira ati kana byuko usenge, ati nibyo biryo ndabirya. Kubera iki? Yari asinziriye, muri kwa gusinzira koreramo niyo abyutse abyuka, ashobora kubyuka yiruka, kuko nyine arasinziriye ntiraza ahari. Iyo umuntu asinziriye ntago amenya ahari, ntago amenya yava n'iyajya, gusa aba yasinziriye yashyizweyo. Hanyuma uyu muntu wasinziriye, ikizakubwira abantu basinziriye, icya mbere ibyaha biba byinshi, bagira gupinga Imana cyane. Bagira gupinga Imana cyane, kizakubwira ngo hari ugusinzira, ibyaha biba byinshi, ubusinzi buba bwinshi, ubutinganyi buba bwinshi. Urumva ngo ikizakubwira ko ahantu gusinzira kwahageze, haboneka indaya nyinshi. Rimwe na rimwe uzareba biteze imodoka ukayitega, wagera mu modoka ugasinzira. Iyo batakurengeje icyapa hari igihe bakwibira mu modoka kubera iki? Kuko wasinziriye. Ubu dufite abantu basinziriye, muri kwa gusinzira baribwa. Imana ntumye ku banyarwanda, nta banyarwanda aho ari hose. Umunyarwanda Imana yamwe ngo nimbabwire ngo nimukanguke mwarasinziriye. Yewe usinziriye we, kanguka, Kristo aboneka kumurikira, kanguka. Yesu yize aca umugani, baramaje isoko baramubaza ati se, Yesu yize aca umugani aravuga ngo abacira umugani ati muhinzi yahinze abibye amasaka, amaze kubiba amasaka, Yesu yaciye umugani aravuga ngo bari basinzira, bazi gusinzira, umwanzi araza ababiba mu rukungu. Ubu ngubu reka mbabwire abanyarwanda, nimuguma gusinzira umwanzi arabiba mu rukungu. Imana yantumye ngo nze mbwire abanyarwanda, mbabwire ngo nimudakanguka umwanzi arabibamo urukungu. Abashi barasinzire mu modoka y'agakiza, barasinzira, maze gusinzira baribwa. Abandi barasinzira barenga ibyapa. Ubu dufite abantu barenze ibyapa, bamaze kurenga ibyapa. Numva ngo umuntu ngo yatangiye gusambana yari umuririmbi, burya aba yararenze icyapa. Yumvishe umuntu yatangiye gutubura, burya aba yarenze icyapa. Yabasinziriye muri kwa gusinzira akibirwa mu modoka, cyangwa se bakamurenza icyapa aho yari kuviramo. Imana yantumye ngo nze mbwire abanyarwanda ngo nimukanguke, kuko mwari musinziriye. Nimukanguke, kuko mudakangutse irakuraho uruzitiro, itegeka n'ikirere cye kugwisha imvura, itegeke urutoki runyukwanyu, amapfa rucane. Ikintu kibabaje ni ukubona abantu Imana ibagiriye neza, bagiye mu Bushinwa, bagiye Dubayi, bagiye kurangurira ahantu hakomeye, ariko bagakurikizaho kugira icyo bita ibitotsi. Ibitotsi ni ikimenyetso kigaragaza ahantu hari intege nke. Burya umuntu uri mu bitotsi akenshi na kenshi, burya wamujyana aho ushatse. Hari umuntu asinzira ukamuterura, ushobora guterura ukamuvana n'ahangaha akaba yagera mu ntara ataramenya ko wamugeye kubera iki bitotsi. Mpamvu abantu bari kwikora ibyo bashatse ni uko basinziriye bajya mu bitotsi. Imana yamwe nze mbabwire ngo mukanguke, mudakangutse bamwe murahomba ibyo mwakoraga, mudakangutse. Hanyuma uyu mugabo witwa Eliya, Bibiliya tubwira ngo nuko ngo yarahunze umugore witwa Yezebeli, agenda urugendo rw'umunsi umwe. Amazije kugenda, Bibiliya avuga ngo nuko Yezebeli biramuteye ubwoba, tugeze ku rwego rwa Yezebeli udasenga atera ubwoba Eliya usenga, kuko nyine bitose byabafashe. Eliya aragenda aryamira munsi y'igiti cy'umurotemu, akikiryamamo munsi y'igiti cy'umurotemu ngo arasinzira. Ukajya gusanga umuntu arasinziriye,
ntago azi gusenga, ntafite isengesho ryakirukana no mubu, ugasanga umuntu arasinziriye. Usinziranye iki? Ntibusinziranye, usinziranye iki? Muri ibyo bindi bavuga ngo uzasinzira ugeze ryari wa munyabitotsi we, uzasinzira ugeze ryari wa munyabitotsi we, ubwibone buraguheranye wa munyabitotsi we, ubusambanyi buraguheranye wa munyabitotsi we, ubutinganyi buraguheranye wa munyabitotsi we, ubujura buraguheranye wa munyabitotsi we, uzasinzira ugeze ryari wa munyabitotsi we, kujya mu bapfumu biraguheranye wa munyabitotsi we, ubujura buraguheranye wa munyabitotsi we, uburozi buraguheranye wa munyabitotsi. Uzasinzira ugeze ryari? Mu gusinzira musinzira. Imana hamwe ngo nzababwira ngo nimukanguke, nimukanguke nkuko mwahoze mukangutse muri maso, muri kangutse muri mufite umwuka wera. Abenshi mwasinzirije umwuka wera ngo byararangiye kubera ko mwabonye amashwapu, abandi mujya mu Bushinwa, abandi mujya Dubai, byababereye Imana. Ariko izo mana mwiringiye, Imana iraje zikureho ibyo mwari mwingiye, bigiye kubahombera, bigiye kubahemukira. Yambwiye ngo nze mbwire abanyarwanda ngo nimukanguke, mugisinziriye umubara bageramo. Reka mbabwire imbaraga z'Imana, amasengesho, niba hari ikintu gituma uburinzi bwaza bukajya ku muntu, ni umuntu usenga. Imana yambwiye ngo muve mu ngeso mbi, muve mu bizaha. Imana ijya kurimbura Sodomu, ndi ukuntu byagenze. Sodomu ngo byari bigeze kuri rwa rwego umugabo gusambana n'umugore abona bitakigezweho. Ngo umugabo gusambana n'umugore abona bitagezweho, umugabo agasambana n'umugabo, umugore agasambana n'umugore, umukobwa agasambana n'umukobwa. Ngo bari bageze mu isi y'iterambere. Bamwe karirimba ngo dore amazu meza twiyubakiye, urebe abagore beza twirongoreye, ziraryoshye ariko nubwo iryoshye, nubwo musinziriye mu kuryoha, ariko mubi nawe arashaka kubabiramo urukungu. Yantumye ngo nze mbabwire ngo mukanguke. Hanyuma muri uku gukanguka, Imana yambwiye igiye kugira n'umuntu uri maso. Utari maso arasigaye. Umuntu utari maso arasigaye. Kuko yantumye ngo nze mbabwire Banyarwanda, ntabwo ntumye muri Kongo, ntabwo ntumye mu Barundi, ni Abanyarwanda bene wacu Imana ntumyeho ngo nze mbabwire ngo nimukanguke. Mugisinziriye umubare babibamo urukungu, mugisinziriye mugiye kunyagwa, mugisinziriye nimukanguke. Tugeze ku rwego abantu basinzira, umuntu agahugukira mwene se akajya kumuteranya na mugenzi we. Tugeze ku rwego abantu basinzira, umuntu agahaguruka akagenda akaroga umuntu umuturanyi akamuroga. Tugeze ku rwego abantu basinzira, ubutinganyi bukinjira muri makorari. Tugeze mu rwego abantu basinzira, muri urwo rwego tubigezeho. Kuko abantu dusinzira, umuntu agakuramo inda inshuro eshatu ari umukobwa, akaza kurimba akaririmba. Kigaragaza ahantu hari ibitotsi, abantu bakora ibyaha bumva nta kibazo batwaye. Abantu babikora bamera nk'abari kunywa amazi, ngo yaba ari ikiza yaba ari ikibi, nta kimana izadutwara. Bakunda Bibiliya ivuze, iravuze ngo izashaka muri Yerusalemu ihana abantu bose bishyize hamwe nk'inzoga y'itende. Yaba ari ikiza yaba ari ikibi, bazi ngo nta kimana izabatwara. Ariko Imana igiye gushaka igiye gushaka icyo bita imuri ihana abantu bishyize hamwe nk'inzoga y'itende. Yaba ari ikiza ngo yaba ari ikibi, ngo nta kimana izabatwara. Mbabwire ngo iminsi irabaze. Bibiliya yavuze ngo byose urabikora nka kwihorera, ukwibwira ko mpanywe nawe, ariko byose nzabishyira ku murongo uko bikurikirana. Tugeze mu rwego rw'uko abantu baba basirimu, ubusirimu bugasimbura ubukirisitu. Ariko reka mbabwire, ibintu mwatunga, kujya Dubai mwajya Dubai, kujya mu Bushinwa mwajya mu Bushinwa, ariko ibintu uzatunga bigasimbura kirisitu bizaba ari ubusa. Salomo yaravuze ngo ni nk'umurama utumurwa n'umuyaga, bizaba ari ubusa. Ariko ubwo busirimu wagira uri umukirisitu buraryoshye. Ibintu wagira uri kumwe na Yesu biraryoshye. Abantu benshi baradamaraye rwose.
ntago bazi ibyo barimo, ntibazi mbese bari gutera waraza abenshi bari kurwanira ikamba ryangirika, ariko twebweho biravuze ngo twebwe tugushaka ikamba ritangirika. Nubwo abantu benshi musinziriye muri guharanira gukorera amakamba yangirika, muri guharanira gukorera amakamba azangirika, ariko twebweho turakomeje, abantu biringiye Kristo, abantu tukiri kumwe nawe. Imana yantumye ku Banyarwanda babwire ngo nimukanguke, kuko mugeze mu rwego musinzira ibyaha bikinjira mu itorero, mugeze mu rwego musinzira. Reka mbabwize ukuri, mugisinziriye Imana ibatunguye mugisinziriye, Imana iraje ibatunguye mugisinziriye. Yantumye ku Banyarwanda muri uko gusinzira nagiye kubona mbona umubi, nabonaga ari abadayimoni benshi baraza batangira kurasa imyambi muri abantu bari basinziriye. Niheruka nageze mbona abantu baraje, mbona abadayimoni batangiye kurasa imyambi muri abantu basinziriye. Mbona umuntu agirana ibibazo na mugenzi we ntacyo bari gupfa. Mbona abantu bagiranye ibibazo ntacyo bapfa, mu yandi magambo baratewe nabo ubwabo barahindukira baritera. Ngiye kubona mbona ya myambi itumye benshi basubira inyuma baragwa. Mbona abaririmbyi benshi baraguye kubera ya myambi. Mbona ya myambi abadayimoni bari barashemo, mbona itumye abantu benshi basenga, ariko bisongera hejuru y'ibyaha bari barashwe ya myambi, basengera hejuru y'ibyaha. Iyi myambi yari yo kugira ngo yibagize abantu imirimo y'Imana, bakamukemo iby'Imana. Abantu bashwane ntacyo bapfa, bagirane amashyari ntacyo bapfa. Mbese abo badayimoni bari boherejwe kugira ngo bace intege abanyamasengesho. Nubwo byari bimeze gutyo kose, nabonaga bisinziriye, bari basinziriye ntacyo batwaye, niko mbona umubiri barashamo imyambi, nuko barasamo imyambi. Mbona abantu barashwanye bararyanye ntacyo bapfa, kandi baratongana ntacyo bapfa, kandi bagirana amashyari ntacyo bapfa. Birangije muri ibyo byose nabonye byageze ku rwego hasigara hasenga abantu bakuze, urubyiruko ntirwasenga, hasigara hasenga abasaza n'abakecuru. Ku bwa ya myambi babarashe bagasinzira. Muri kwa gusinzira mbona urubyiruko ntirusenze, hasigara hasenga abasaza n'abakecuru. Imana namwe muzasenyere urubyiruko cyane, musenyere urubyiruko cyane rwanyu, abana banyu. Mbona abenshi biga, abana biga benshi biga bagiye guterwa n'umwuka w'ubutinganyi, bagiye guterwa n'imyuka mibi ibateza kunanira. Mwe mujye mugira ngo ni ubusirimu, ngo ni iterambere, kandi ari abadayimoni bari kubakoresha babateze kunanirana, kubera bya bitotsi byavuye kuri mwebwe abantu mwasengaga, bateze kunanirana. Bamwe bica ababyeyi babo kubera byavuye muri bya bitotsi. Iramwe ngo nizo mbwira Abanyarwanda ngo mukanguke, musinziranye iki? Ko mwahoze muri maso mbere byagenze gute? Mwaje gupfa ryari? Mwatangije iby'umwuka none muhirikije iby'umubiri. Mbona abo bana barananiranye kugeza kuri rwa rwego rw'uko umwana azaguka akica se, kubera iki? za mbaraga z'abadayimoni ziri kumukoreramo. Abandi baba batinganye, bandura imyuka, bamwe biga abandi bati, mbese biragorana. Abantu bakavuga ngo ni ubusirimu, ubona ngo ni iterambere. Ntabwo ari iterambere, ahubwo Satani agiye gukoresha urubyiruko cyane kurusha uko mwabitekerezaga, kubera gusinzira. Hasigara hasenga abasaza gusa n'abakecuru. Nyuma yaho nagiye kubona mbona amadini menshi cyangwa se amatorero menshi y'amadini menshi abaye nk'amasoko. Abantu kujya binjiramo nta kibazo, bakaza mu rusengero nk'abajya mu isoko badatinya Imana.
iyo badatinya imana batinyutse shoboka ngo tujye kujya mu gihe cy'uko abantu batinyuka imana umuntu akajya azayavuye mu bapfumu nta kibazo karezo kajya kurimba akaririmba rwose mbona abantu baratinyutse habaho icyo bita ubugwe bwinshi ariko abantu bagwa bagisenga kubera iki bararashwe mu mwuka barasinzira ariko mu mubiri barakanuye bari kumenya gukontorora ibyo mu mubiri kuba bamenya gushaka amafaranga kumenya kubikontorora bari kumenya kubibishyira mu murongo neza ariko iby'imana byo barasinzira bapfa mu mwuka abantu bapfa bahagaze tugiye kuririmbisha abantu benshi bapfuye bahagaze hagiye kubwiriza abantu benshi bagiye kubwiriza ariko barapfuye bahagaze hagiye guhanura abantu benshi ariko barapfuye bahagaze ntawe ntunze urutoki mutaza kuntama ngo natunze abantu urutoki hagiye gusenga abantu benshi ariko benshi barapfuye bahagaze imana irahamwe ngo nimbwire abanyarwanda ngo mukanguke ni message ireba ukijijwe n'udakijijwe namwe ngo nimbwire abanyarwanda ngo nimukanguke kuko mugisinziriye umubi ababijyemo urukungu umubi ababijyemo urukungu kandi ubugwe n'ubuhenebere bugiye kuba bwinshi kandi uruzitiro rurava mugisinzira uruzitiro ruravaho twononwe bitadufite ububasha tugira ububasha rero ngo nimbwire abantu ngo musubire mu rwambariro mwongere mwambare imbaraga z'umwuka wera mukanguke kandi muhindukire rwose muve mu byaha muri kubusinzi muri kubusambanyi muri mutinganye muri kubidakorwa uyu munsi mugarukira imana nare bagarukira kandi mushaka kwiteka bigishoboka ko ari igihe kigiye kugera ntabone wamuhamagara akakwibara gukina ku mubyimba bavuga ngo burya cyagiye narasambanye ukabura umuntu ukusabira imbabazi nimwihane bigishoboka imana ntuye ngo nimwihane ubwami bw'imana buri hafi kandi imana igiye kuzitunguranya igihugu cy'u Rwanda nimwihane no gutumbwira ngo ni intambara cyo ntabwo bindeba ntabwo nzi intambara nabyo birayireba ntacyo mfana n'intambara ariko yangiye cyo abantu kuvuga ngo nimwihane nta bindi bigendereye sishaka kuza gutwika ngo mvuge ngo intambara irabaye n'ibiki iramwe ngo ninze mbagire abanyarwanda mukanguke mwihane muve mu bizaha muve mu gutinganya muve mu bushambanyi ko n'ubutinganya usigara yageze mu bantu basanya amasengesho mu baririmbyi mu bapasitori bwagezemo ubuhanuzi bugeramo mu byiciro byose bwarageze ubutinganya je nta bindi bintu byo kugira ngo mbwire abantu ntabwo mwihane muve mu bizaha cy'ubusirimu ntabwo mbibabujije kwa abasirimu mbibabujije kwa abasirimu ku babasirimu muri n'abakristo abasirimu ariko ubusirimu bwanyu muri mu Kristo hano njye mbabwenge imana yacyateze ibiganza kandi n'inyembabazi muri gihe turi mu gihe cy'imbabazi yacyateze ibiganza nuza ukemera guca bugufi ukava mu bitotsi byawe ukava muri ubwo businzi bwawe ukava muri ibyo bizaha byawe imana irakubabarira ari nimwe muze mbabwenge mukanguke Yesu aba muri kiri imana ibwira Eliya iramubwira ngo edo mefone dra Eliya we byukurye kandi unywe urugendo ruracyakomeje ikibazo muri iyi minsi kizaguha uwasinzire yihagararaho akava kagakiza ari mu mutima kandi burya umunyarwanda nawe yabivuze aravuga ngo akari ku munwa ikiri ku mutima gisesekara ku munwa hanyuma agakiza kaza mu mutima ntitukabone mu bigaragara Yesu yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo imbuto tuzamenyera ku mbuto bera kandi izo mbuto burya umuntu afite imbuto biragaragara ateragaragara amakorera aho sengera ariko igihe cyose ukihagazeho kivanga agakiza mu mutima uzapfira mu bitotsi uzasindira upfire mu bitotsi kuko nyine ibitotsi ibyo bitotsi rimwe rimwe abaryama ntibabyuke abandi bakabyuka bahengamye iminwa kubera ko bari mu bitotsi abandi bakabyuka babaye ibiragi batari kuvuga abandi bakabyuka bahumye kuvuga ngo nyine mu bitotsi habamo ibintu byinshi bikihagarara ngo ngewe ntabwo ndi mu bitotsi urabona ko nkora nibatore cyane wazikora ko uzikorera ku byaha ngo nyine ngo ndi umuririmbyi waririmba ariko uririmbira ku byaha icyo gihe uri kuririmbira ku byaha icyo gihe uri kubwiririza ku byaha umeze nka muntu wafashe ikivomesha akajya kukivomamo gitobotse akavoma y'amazi avomye akajya kugira mu rugo yashizemo rero bisa nkaho uri kuruhira ubusa mbabazwa n'abantu baruha baruhira ubusa akugira ngo uruhire ubusa rero emerera Imana kuruhure yantumye ngo kunyimana mbabwenge ngo bakanguke ko mugisinziriye muratunguwe habayeho gutungurwa abanyamasengesho ntabwo mwese muzasenga mwese mbira rero mbabeshye ngo mwese muzasenga igihugu cy'u Rwanda cyose muzasenga ntabwo mwese muzasenga no satani yakurira hewe katazakorera mu biti n'amabuye satani yakurira ariko bakeya mureke dufate duhagarare mu cyuho
dukora ibyo abandi bananiwe gukora, dukanguke duhagarare mu cyuho. Biravuze ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Bakeya duhagaze, mureke dusenge n'abantu batarakizwa, sinya bari mu bizaha, sinya basubiye inyuma, twere kwimenya ubwacu, kubera muri rimwe bavuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bazagabana umugisha w'Imana. Haleluya, Imana ishimwe. Mwari mukanguke, mureke dusenga n'abantu. Umuntu wumvaga yarasinzire mu buryo bw'umwuka, wumvaga yarasubiye inyuma, yarasubiye mu businzi, harimo ubutinganyi, harimo ubusambanyi, reka dusengane nawe. Imana yacu, Imana ikomeye, Imana nziza, Imana nyir'ubutware, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, igiti cy'inganzamarumbo isambe itaraba agakinga k'amakubwugamo bw'umugaru. Banonye ku Banyarwanda kugira ngo uzubagire neza, abantu bose bari mu gihugu cy'u Rwanda, abantu bose ngo uzubagire neza. Abantu baciye bugufi, nimero beza kandi batunganye, imbabazi zawe zibagaragareho mu izina rya Zome wita Odevonedra Mela Odezome Fone Kota Wini Fone Drone Nini Winima Odestase Fone wa senge abantu baciye bugufi muri aya materaniro tugize, umuntu wese uciye bugufi, umuntu wese wumvisha atsindwa urubanza rw'ibyaha, senema Odevone Grome ndabasenga kugira ngo bagire neza. Yo narivuze ngo bambike imagazi n'ishuri ya Satani, bambike imagazi basayira mu byaha, bambike imagazi bakura mu bitotsi bari barimo, kuko benshi barasinzire bajya mu busambanyi, bandi barasinzira bajya mu butinganyi, bandi barasinzira bajya mu bujura. Ariko nyemerera bazazigaye ku Banyarwanda bari hanze y'u Rwanda, turasenze dusengera igihugu cy'u Rwanda kugira ngo gishyire uburinzi bwawe, imbaraga zawe zikimanukire, reka kanya Kristo gihagarareho, kandi ibyo ubona ushimye n'ibyo ushaka kuza kugikoreramo uze ubikore, kuko tuguhaye ikaze. Hanyuma Kristo we, niba ngombwa ko tusenga bera ukaturinda, ukaduhagarara, ukatwimana, utwimane, kuko nta gukoma mu nkokora ntawagutangira. Bibido bifonera, Bibiliya ivuga neza ngo nuko ugiye kurimbura Sodoma wabwiye Aburahamu, ngo Aburahamu agumye kugira ati tuzabera ko abantu reka bakiranutse uko utarimburana abakiranutse n'abanyabyaha. Hanyuma ngo abakiranutse baza kuburamo, ufata umwanzuro wo kujya gukirimbura. Ashobora ngo nta muntu uhagarika imigambi yawe, nibe nkuko dushaka bwo nkuko ushaka. Muri uciye bugufi kandi akaba aciye bugufi akaba yihannye, mubarure kandi umwezi mutunganye. Hanyuma Kristo ugire neza abantu bose bari bakurikiranye bamugisha, kandi bumvire mu izina rya Yesu Kristo upfa n'ukazuka. Amen. Imana ibamugisha. Kora subscribe, uyikoreshe, like, comment, ibintu byacu nakaturuka.